Ibitambo nizere ko ubu mwabibonye. Ibitambo mwabibonye, kubona abantu bahaguruka igihiriri, urubyiruko, abatoya, abari munsi y'imyaka 18, abakuru, abasaza, bose bagahaguruka bagaherekeza ngo abahanzi. Ibi nibyo bita ibitambo. Abantu bamwe bagasinda bakaba ibyatsi. Ibi nibyo bita ibitambo. Bakitwa ko bagiye kugira gute guherekeza abahanzi. Ariko ibaza urugendo kuva inaha ngaha i Kigali n'ahandi hose waba uvuye, ariko ukerekeza hehe? I Nyagatare ngo uherekeje iki? Uherekeje umuhanzi ugiye kuririmba. Ibi nibyo bita gutanga ibitambo. Abantu bananiwe gukorera Imana, bananiwe gukora ibyiza Imana ibashakaho yabashiriye kuri ino si, bari mu bintu biteye isoni muri iki gihe. Bari mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro, nibwo ubutinganyi bukora, nibwo ingeso mbi zose zizuka, imyuka mibi ya Satani yose ikabyuka kubera ibi bikorwa. Kubera ibi bikorwa ukabona abana bato muri ibi bihe, ubutinganyi nibwo bashize imbere mu bintu bijyanye n'ubusinzi, gusinda ukarenga igipimo ku buryo uryama aho uryamye, ugasinda mbese ugata umutwe. Nibwo bigera gute bikorwa. Aba bahanzi rero ntekereza ko ibi ngibi ari byo bitambo baba baratanze. Nibwo koko njye sinde gufeka cyangwa se gupinga imirimo cyangwa se gupinga impano Imana yabahaye yo kuririmba, ariko ntibiri ku rwego rw'uko bagira gute bakurikirwa n'abantu bangana gutya, basa gutya, bisize amarange, bameze ukuntu. Singiye gutukana hano. Ibi nibyo bita ibitambo. Kera abantu bajyaga bavuga ati abantu iyo bari muri Illuminati b'Antikristo n'iki, mu by'ukuri hari ibitambo batanga. Nta bitambo rero biruta ibi. Kubona igihiriri kingana gutya, abantu bangana uku, bose bakurikiye abahanzi. Ibi bintu mu by'ukuri mbona ko bitari byo. Hari ugushyigikira, ariko iyo bigeze kuri uru rwego, abantu bamwe bashaka kurwana, abandi bakarangwa n'ubusinzi, bamaze guhaga inzoga bakarwana. Mu by'ukuri ibi bintu ntabwo aba ari byo. Ibi ntabwo ari ubuhanzi. Mu by'ukuri sindi gupinga cyangwa se gusuzugurira imirimo y'amaboko yabo, cyangwa se imirimo Imana yabahaye, wenda iyo mpano yo kuririmba. Ariko iyo mpano yagakoze ibindi bintu byiza bishobora kugira gute gukurura abantu. Gukurura abantu ariko binyuze mu butumwa bwiza. Ntekereza ko no mu ndirimbo aba bantu baririmba, mu by'ukuri baririmba indirimbo ariko zitagize gute, zidahesheje Imana icyubahiro. Harimo indirimbo zirimo ibishegu, zivanzemo ibishegu, indirimbo ziganjemo ubusinzi, n'indirimbo ziganjemo ubusambanyi. Mbese muri rusange ni ibintu bigize gute, bidahesheje Imana icyubahiro. Ibi rero ntango byaruta igitambo. Ngewe impamvu mbigarutseho ni uko nabibonye ngo maze iminsi mbyitegereza, ariko mu by'ukuri ibi ngibi ntango, ibi nta kindi kintu, nta rindi zina twabiha usibye igitambo. Ibi nibyo bitambo. Abantu bangana ikivunge kingana gutyo ko nguko, ibi nibyo bitambo. Ibi nibyo bita ibitambo. Nta bitambo biruta ibi ngibi. Nta bitambo biruta ibi. Nose hari ibitambo byaba biruta ibi? Abantu bakwiye imishwaro ku buryo bungana gutyo ko banyanyagiye imihanda ku buryo bungana uku mu mujyi wa Nyagatare. Ubusambanyi bwaraye bukorwa kuko hari benshi bagiye igihiriri cy'ejo hashize. Ni ukuvuga ngo barayihe mu busambanyi. Amakuru ngenda yafite, abenshi nta kindi kiba kibajyanye kitari ubusambanyi. Uru rubyiruko rungana uko nguko, abagore barimo, abakobwa barimo, abasore barimo, nta kindi kibajyanye, ni ubusinzi n'ubusambanyi. Muri iki gihe turi mu bintu cyangwa se mu bikorwa bishobora kuba byateza imbere abantu, ariko ibyo byose byarirengagijwe. Ariko dufata umwanya wacu tukawuha n'ibyo tutagakwiye kuba tubiha. Tukiyita ngo abagezweho, tukiyita abantu bageze iyo, mbese muri rusange bari mu iterambere. Ibi nabyo tukabibona mu iterambere. Ibi nge mba mbivuga mbabaye cyane. Mba mbivuga mbabaye kubera ko mba nabikurikiye nkareba imbaraga byashizwemo. Hari ibindi bintu bindi byagakwiye kuba bifite agaciro cyane. Urabona nk'aba bahanzi bagakwiye kuba iyo baba baririmba indirimbo z'ubutumwa, indirimbo zishobora gukurura abantu mu buzima bumwe zikabahindura mu bundi.
byagakwiriye kuba ari iki, ari ibikorwa byiza twese twagakwiriye kubishima. ubu se ko tutigeze tuvuga ku ndirimbo cyangwa se ku za Israel Mbonyi, tutigeze turivuga ku bitaramo bye, ariko abantu uko babaga bari mu mwuka mwiza, hariya nta gisindisha cyabaga kirimo, nta ndirimbo zabaga zirimo z'ibishego, kwabaga ari ukuramya no guhimbaza. Murumva rero yuko iki ni ikintu kibi, ni ikintu kitoroshye, ariko niyo myaka nyine, niyo myaka, reka abantu baririmbe, reka bakora ibyo bashaka, ariko natwe tubakurikira tugire gushishoza, tureke gukabiriza ibintu, reka tubasapotinga, ariko mu by'ukuri tureke gukabiriza ibintu, tudahinduka ibitambo by'aba bantu, tudahinduka iki, ibitambo by'aba bantu. Urusi urukundo, ahubwo ni ubuzima buri gupfira aha hantu. Ibi bintu sinzi ukuntu mwebwe mubibona, wenda namwe murambwira muri komantere, mumbabarire mumbwire muri komantere namwe uko mubyumva. Abantu bagahaguruka bangana gutyo uko bakajya hehe, mu karere ka Musanze, ibi bimeze nko guhurura. Iyi sapoti se imeze iti, hari amafaranga menshi cyane aba yabishizwemo, ariko aba bantu bagira bate, nta kindi kibajyanye kitari ubusinzi. Turi mu bihe bigoye, aho ubona urubyiruko rwinshi ruri kuba batinganye, urubyiruko rwinshi rwamaze kugira gute, rwamaze kuba abasinzi, ku buryo umuntu anywa inzoga apfa kuba gusa ari ikimwica, kimuhitana. Ibiyobyabwenge turabyirirwa tubibona kuri social media, bagasubiranamo, ngewe ibiyobyabwenge rererere, ati warabinteze, turabibona. Murumva rero ni ibintu bigize bite, bitoroshye cyane. Turi mu bihe bigize bite, bitoroshye, bisaba kugira ngo dushishoze neza, tumenye ibyo ari byo turimo, tutajya mu bitambo cyangwa se tukaba ibitambo by'aba bantu. Urebye ibi bintu imbaraga, ngiye mpamvu nkoze iki kiganiro, nabibonye numva mbyibajijeho cyane, ariko mu by'ukuri ibi ni byo bita ibitambo. Bamwe bashobora kuhasiga ubuzima kubera gukandagirana, kubera gukandagirana, ariko reka utumire abantu babwire ko hari ijambo ry'Imana cyangwa se hari inyigisho za nyazo tugiye kuganira, urababona se? Ariko babwire ngo aha hantu hahiye, aha hantu hari icyo kunywa, aha hantu bimeze gutyo ukuntu uku, wowe gire gute, nturi bubone naho bakwiza, nturi bugire gute, nturi bubone naho ubakwiza. Tumira abantu bo babwire ko atari mugiye gutwika, mugiye kumva imiziki igezweho, ubwo ni ya miziki bishego yo kubyina, ubwo babwire ko nicyo kunywa inyota iri bushire, urebe n'ahandi hantu uze gukompara, ubabwire ibintu byiza bishobora no kubungura ubumenyi by'iterambere, bishobora kubageza ku iterambere. Ntabubona, ahubwo urabona bagiye hehe, hahandi hari ubusinzi, hari ubuyobe, hamwe mwirimbukiro. Mwebwe sinzi iyi si turimo, sinzi kabisa, sinzi. Ibi nibyo bita ibitambo, ibi ni ibitambo. Mu by'ukuri sinzi ukuntu ibi bintu tuzabigenza, sinzi, ariko ntekereza ko ari cyo gihe turimo. Abasenga nimusenge, mushire amavi, mwongere mwegere Imana, muyisabe, mwongere muyegere, muyisabe, muyibwira ati Mana tubabarire, kuko biragaragara ko tumaze kurenga imbibi. Ibifite umumaro ntitukibyirukamo, ahubwo ibidafite umumaro tugize gute, nibyo turi kujyamo. Tumira abantu bo babwire ko ari ibintu byiza gusa, ubaganiriza ijambo ry'Imana, mbese cyangwa se niba batari n'ijambo ry'Imana, ubaganiriza ubabwire ngo ni ibintu bijyanye n'ubumenyi dushobora kwiteza imbere muri ubu buryo. Nturi bubabone, ahubwo babwire ko hari ikintu hahiye cyangwa iki, urebe igihiriri cyiza. Ibi nibyo bita ibitambo rero. Turi mu isi igoye muri iki gihe, umuntu utazaba amaso cyangwa se ngo akerebuke, mu by'ukuri uzashiduka waraguye mu cyobo nawe utazi uburyo wakiguyemo.
aba bahanzi bacu turabakunda mu by'ukuri, habe Bruce Melody, habe The Ben ndetse n'abandi bahanzi bose, mu by'ukuri turabakunda cyane kuko Imana yabahaye impano, ariko mu by'ukuri bagakwiriye kuyikoresha nabwo no mu satake ndi kubakoraho. Hari ubundi buryo nabwo bajya bacishamo bagaba bakora n'izindi ndirimbo cyangwa se bagakora n'ibindi bintu bishobora guteza imbere aba bantu babakurikira bingana gutya, babakurikira muri ubu buryo nabo bakaba babasha kugira gute kubakubita indirimbo cyangwa se kubereka ibindi bintu bishobora kubateza imbere, abantu bakabakurikira ariko mu by'ukuri ari nk'ibintu bishobora kugira gute, kuko iby'isi birarangira. Ibi ngibi abantu birukankira birarangira, si amafaranga se tuba twirukankira, ariko ibi birarangira. Mu by'ukuri rero murumva yuko ni ibintu bigize gute bitoroshye. Tugomba gusenga rero, abasenga musenge, mwongere musubire ku gicaniro, musengere urubyiruko rw'u Rwanda, mwongere mwegere Imana, mwongere musengere uru rubyiruko. Mu by'ukuri ibi bintu birakabije. Iyi ni Ihumure TV, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi.